kenshi mwagiye mwumva amakimbirane ari hagati mu kigo cy'ishuri runaka biguye bitandukanye hirya no hino mu Rwanda ndetse no hanze y'u Rwanda ku bantu wenda mu gisata cy'uburezi ukumva ngo umwe ngo yagwanye n'undi umwarimu yafashe mu mashinga undi nyaboneka ibintu bitumvwa cyane ndetse na stati igenga abarimu yiharirwa nyine sose muri 2024 ibintu irabibuza cyane ahandi ukajya ukumva ngo dosi yafashe umwarimu amukubita ukaje kwiga na za kupezo hasi nkaho bagiye kwigisha mu bashina w'inshuti cyangwa se abatera makofe akandi ugasanga directeur ngo yigwacu yapfukamisha abarimu muri sale somewhere so ni ibintu byagiye bivugwa ku buryo nyine biteye n'ikibazo bitesho bese bitewe ikintu gisa nk'atari kiza mu kijyanye n'akazi bakora ka buri munsi kandi murabizi igihe umuntu yangiritse mu mibanire cyangwa se mu mitekerereze akenshi n'umwana aregesha bimugeraho ingaruka mbi ikabwe ngo mbi cyane. Uyu munsi rero munyemerere nakira abantu mwese mutwumva mu Rwanda hose ariko by'umwariko munyemerenge mu karere kamwe ko mu Burasirazuba ariho naho twaza gutinda ni mu karere ka Nyagatare. Murabizi tugeze kubahereza ikiganiro kimwe cyavuga kuri Jesse Cyonyo nyuma yuko abanyeshuri ubwabo biteretse imbere y'ibitabo bagasoma ibyo batigishijwe bitewe no kubura abarimu kandi leta yaratanze abarimu mu kigo cya Jesse Cyonyo noneho bikaza kurangira babuze n'umuyobozi w'ikigo cy'ishuri ngo amubwire agahinda ke. N'igihe umuyobozi w'ikigo cy'ishuri aziye akaza nabi adashaka kumva abanyeshuri bari ko twigize kubabwira ko bafashe ikaramu rwose bandika ibibazo byose bafite ariko bijyanye no kwiga kwabo cyane cyane ko bafite impungenge zigaragara yuko ahejo cyangwa se ahazaza habo harangije kujya mu masa cyangwa se harangije kujya mu bibazo nyuma yo kutabona amasomo amenamwe. Iretere bandikiye akarere ka Nyagatare ndetse n'irete yagiye isirikira hirya no hino turaza kubasangiza mbere kugira tubwire inkuru y'ukuntu dosi wabo yaje gushaka kwererana umwarimu ngabo kubita inkoni zazindi baragize inka hafi y'akabari turaza kubona kari hafi y'ikigo cy'ishuri ubu ndagira nyine muze kumenya ko kiganiro kiraza gukorerwamo operation zitandukanye. Aba bana rero ubwabo banditse ubundi basaba ibintu bisa nk'akomeye cyane nyuma y'uko bari bamaze igihembwe cyose batiga isomo ry'imibare bitewe ku mwarimu wabo yaragiye muri konji kubera ikiruhuko cya maternity yari yarabyaye. Mani magambo ntago bize nubwo bakoze ikizamini ariko ntago ikizamini bakoze kiri standard cyangwa se kiri kwikarumu ugerekeje cyangwa se urebye aho bagumbye ko bagize. Umwarimu yarabateguriye ariko abateguriye imyaka yashize kugira bakore ikizamini. Mu kuganiriza dosi nawe agenda asa nk'abyitakana kuko urumva tureba impande zose akagaragaza yuko ibintu byaciye muco ariko amakuru ahari ibivugwa hirya no hino nuko ubuyobozi bw'ikigo cy'ishuri gutumva abanyeshuri habe na hato. Mwibuka ko twababwiye yuko nanone abana baregaga yuko batigeze bakora ikijyanye na practice ahangaha muze kunyemera di abantu mwiga technique mukenera theory ariko mukunyamugakenera practice cyangwa se pratique mane magambo kugira bya bintu wize bize gushirwa neza mu murongo umwe cyangwa se bize guhuza n'ibyo wize muri theory cyane cyane ko mu kizamini cya leta dukora pratique tugakora theory cyangwa se amagambo hamwe na pratique. Mbubare wenda kwambuze ikinyarwanda ngoresha kuri pratique ariko ngira ngo mudukurikiranye ahangaha muri kumva icyo abana bagirote batakambira akarere ndetse akarere nako kakaza kugira ikintu gikora. Nyuma ya gato y'akarere karamanutse nawe babwiye kagize ku kigo gakora investigation nyamara ntago bitaye ku munyeshuri wari wareze ahubwo uyu muyobozi w'ikigo cy'ishuri ko avugwa yuko atanga cyangwa se agerageza kugaragaza yuko asuma abantu benshi afitanye ubushuti bwa hafi n'akarere. Nibyo kujyana ubushuti n'akarere cyo bidutwaye ariko nanone mu buryo bwiza ntago akarere kigeze kumva bano banyeshuri ukabakoresha interview kandi agerageza kuganiriza na head boy cyangwa se duwaye na duwayene ariko urumva nyine niba urukumbaza uko umuyobozi wanjye akora neza cyangwa nabi yicaye imbere yanjye ndi duwaye cyangwa duwayene nawe urumva igisubizo naguha. Mu by'ukuri bigaragara yuko abaduwaye uwo yatanze avuga yuko basaba ko abarize yiga mu gatandatu wenda kijyanye na computer pratique ariko mu by'ukuri bigaragara ko hari harimo akantu duwayene nawe avuga yuko batigeze babikiga nk'umuntu wari recruiter. Mu yandi magambo duwaye yanze kwiteranya n'ubuyobozi bw'ikigo ariko nyamara ubuyobozi bw'ikigo hari byinshi byahishwaga cyangwa se byashaka guhisha akarere nyamara abana baratakambye ariko abantu ntago bishimiye yuko mu by'ukuri
bashobora kuba barahawe ubutabera mu kijyanye no kwiga, cyane cyane ko igihembwe cyari kirangiye, ariko wenda twakwitega impinduka mu gihe kizaza mu gihembwe cya kabiri. Twebwe icyo tubereho ni uko ubaha namwe mukajya kureba ibera kuri tere, kuko ikigambiriye ni uburezi bufite ireme bitewe n'amafaranga menshi leta iba yatanze cyangwa se ibikoresho biba byatanzwe. Rero byaje kugenda gute kugira dosi yibone mu mutego wo gushaka kubita umwarimu yirengagije ko ari stati irengera umukozi wa leta? Nongeye mbabwiye neza, ntabwo yashatse kumukubitira cyangwa se kumukwata za nkoni navuze ziragira inka z'Inyagatare bari mu kigo, ahubwo yamutegeye hanze ikigo hafi ya kabiri. Byagenze gute? Byarangiye ubundi bitangiye uno mwarimu wari ugiye kubitwa, abanyeshuri babasohoye. Ariko ese nababwiye ko ari Kutera TV? Aha ni Kutera TV nyaboneka. Birashoboka ko wenda bagiye bumva zino nkuru kumva ziraryoshye cyangwa kumva hari ukuntu, ariko biranababaje cyane. Ariko reka nkwisabire, ese ubundi kubana natwe kibya gutwara, kanda subscribe aho ngaho ni uteye wayikanda, usangize n'abandi bino biganiro byacu kugira nyine bimenwe n'abantu benshi, kandi tuba dushaka kugera kuri cyane hashoboka. Icyambere tubereho mwebwe, tubereho abaturage, tubereho mwebwe, cyane cyane ko n'itangazamakuru muri Mineduc cyangwa se mu burezi mu Rwanda hari umuntu urishinzwe, Abasimumoze Jean Claude, turagushuje cyane nawe. Byatangiye basohoye abanyeshuri, ariko icyambabaje cyane amakuru twabashe gutohoza bivuga yuko bano bana hari ukuntu batari babanye neza na dosi. Abana bakunda kujya mu ishuri, ibi ni ibisanzwe yuko abana bamwe baba bafite skills cyangwa se ubumenyi ku isomo runaka, bagakora amagurupe bakagenda bagasobanurirana. Abana bo mu wa gatanu, mandi magambo ni abana bamaze gukura bashobora kwishakamo ibisubizo, bitewe yuko uyu dosi nibaga dosi ntago ari dosi uri appointed na REB, ni dosi washizweho n'uyu muyobozi w'ikigo umama rwose usa nkaho afite ijambo ku bakozi bose hariya ko aba yabakandagiye. Ni umudosi washizweho n'uyu mama cyangwa se directrice wa kino kigo, yuko ntago yahabwa dosi ndetse na doti mu buryo bwemewe n'amategeko, cyangwa se REB ntayamwohereza aba bantu. Ariko ni ikigo gikize, ni ikigo gifite abanyeshuri benshi cyane. Nakwisabira wenda REB, wenda ndizi ko mujya mutukurikirana cyangwa se n'akarere, twakagombye kureba ukuntu dufasha bino bigo. Akenshi usanga bituruka yuko management y'ikigo ibita managingwa neza, yuko abayobozi bahari rwawe ntago bazi ibibagenga cyangwa se ntago bazi icyo bakora. Uyu dosi yaratsimbo n'umudosi w'umugore nawe havuye kubera impamvu nshobora kuza kubabwira mukumirwa. Icyo gihe rero abana mu gusobanurirana n'amakibana bafitanye na dosi byaye ngombwa abasore cyangwa se babirukana ngo bajye kuzana ababyeyi. Nyamara uyu mwarimu yaje kwigisha ku isaha ya mbere, afite amasaha 2 muri uno mwaka, asanga abana bari hanze, ntago azi cyari cyo, ntago azi byabaye muri saha, ntago bababwiye ko abana barabirukana, ajyana kwigaragambya, afata abana basubira mu ishuri. Abasubije mu ishuri ati mufate amakaye twige economy, twige ubukungu bwiza, twige mutazatsindwa yo mukabimbwa, kandi tuhari duhembwa buri kwezi amafaranga ya leta. Mu yandi magambo n'umwarimu rwose yarakoze ikintu kiza cyane, kuko ntabwo yarazi ya mbere yose nayo yamubwiye ko abantu babirukanye, nta nubwo yarazi n'impamvu babirukanye. Reka twigumire ko no mwarimu hano ni inkuru noneho ibabaje cyane kuri abo banyeshuri. Uno mwarimu yacoye cyangwa se yigishije abanyeshuri nk'ibisanzwe. Amaze kwigisha abanyeshuri nk'ibisanzwe, afite akamoto Imana yamuhaye. Murabizi Nyagatare abantu benshi mukunda gukoresha moto, abamagare n'abandi. Yari yagise muri parking ahantu baparika ibinyabiziga byabo. Mwabonye yuko nyine kiro kigo n'ikigo cyiza kiri ahantu heza, ngira mwagiye mubona amashusho nagiye nyabahereza. Nibwo mu masaha yo gutaha noneho ntabwo yarazi byabaye, nyamara dosi yarakaye, yagiye muri parking akure muri ya moto atahe nk'ibisanzwe ko yasizemo moto ari nzima, asanga moto yapfuye, ntabwo ashobora kuyatsa ngo bikunde. Nyamara amakuru avugwa cyangwa se bivugwa muri kino kigo no mu baturage begereye kiriya kigo, nuko bashobora kuba hari akantu kabaye kugera ino moto itaza kugenda, kugira n'umwarimu asigare mu kigo, bamukubitire mu kigo kubera yuko nyine ngagwanya ubuyobozi, nyamara warengana. Byabaye ngombwa yuko noneho yishakamo ibisubizo hamwe n'abagenzi biwe, baramufasha basunika moto bayikura mu kigo mu masaha 11:00 bajya mu gasantre karaho hepfo gakeya y'ikigo bakunda kwita n'ubundi cyonyo, ariko naka santre navuga ko atari kafata izina neza, kuko naka santre kari kutera imbere ku gatoya.
bagezeyo bashaka umumekanisiye cyangwa se umumekanisiye ushinzwe gukora amamoto abafasha gukora ya moto. Yahamaze hafi amasaha 2 akora hiyanye na moto. Hagati aho bakoresha moto rero nubwo uwitwa Dos wa kino kigo cya GS Cyonyo yahise aza mu gasantere amaze kumenya yuko moto bayisohoye hamwe n'abagenzi biwe, abwira wa mwarimu yaragwaye ati ndagukeneye hano, ariko rabizi nyine hano hari uruntu ntago wabiyorwa bitewe nuko nagutumyeho. Umwarimu agira amakenga ati ko nasanzwe nsanjyana Dosi akaba nta bindi bintu duhuriramwo, akaba ari bwa mbere amamagaye aranshakira iki, akaba nshakira no mu kabari. Umwarimu agira amakenga ambwira ati ndaje akomeza kumwotsa igitutu, barafata ntaza gusuzugura umuyobozi wanjye. Urumva n'umuyobozi we nyine nubwo wenda atari point da lebo, ariko bitewe n'ubasha yahawe n'umuyobozi w'ikigo arabyemera aba umuyobozi nawe noneho yagomba kwibuka umuyobozi umuhamagaye. Ahageze aramubwira ati ndashaka kugira winjire hano mu kabari tuvugane. Icyari kigambiro bivugwa nuko yagomba guhita mwataka amugwita ikindi migeri cyane, avuga ati nuko anyivangire mu kazi. Nyamara ntabwo n'umwarimu yivanga mu kazi, ahubwo nuko ibyo yakoze ntabwo byashimishije Dosi. Nyamara n'umwarimu yari mu murongo mwiza, ariko akomeje kubitekereza kumva umutima ntabwo umwemerera kwinjira mu kabari Dosi arimo, nk'umuntu badasanzwe baganira, nk'umuntu basanzwe badasangira, nk'umuntu nta kindi kintu bahuriyeho, nk'umuntu bifite n'ikibazo cyo gukoresha na moto yiwe bashobora kumwiba amapiyese y'ikinyabiziga cyiwe. Ariko yareba n'imbere abantu barimo akabona ngo barimo bamucira amasire ati wibeshe winjire bakwereka. Urumva nyine ahantu hari ijisho riri nawe utuhamenya. Yahise avuga ati shama ntabwo ari ryeru, abwira Dosi ati ntabwo ninjira, noneho mukirira hano icyo wacakiraga. Byabaye ngombwa nyine urumva Dosi ashaka kumwegera mutuka byinshi ntaza kuvugira hano kubera yuko nta makuru yabaye ku karubanda, nta makuru hariya wajya muri la centre bakikubwira, nta makuru ajizwe n'abarimu benshi, ndetse nibivugwa n'abantu benshi bagiye batandukanye kandi mu by'ukuri. Ariko ukibaza niba umuyobozi w'ikigo cy'ishuri wungirije witwa Dosi, nubwo nababwiye ko wenda atari appointed na lebo, ashobora kugira umukinya ku rwego ashobora kuza gutegera umuntu hanze akakumukubitira mu kigo cyangwa kumwatakira mu kigo kubera akazi yuko byahita bikosa by'akazi, akaba ati ndaza kumwatakira hanze. Ese ubundi uyu muyobozi we bimeze gute? Uyu muyobozi ni umuyobozi mukuru we bimeze gute? Ese ubundi uyu mwarimu we afite irihe kosa mu by'ukuri? Kubera iki bundi bino bigo by'amashuri akenshi bano bayobozi biyumva ko ari abantu bakakaye, nubwo n'abano barimu nabo ubwabo batari cyashya, ariko nanone kumva ngo umuyobozi wungirije yagiye kwitira umwarimu we mu kabari bitewe n'ikintu bapfuye kitari ngombwa cyagombye kurangizwa mu kazi. Rero mu kuganira na Dosi ko twashatse kumenya amakuru nyayo, twamubwiye zino nkuru. Urabizi nyine abanobozi b'ikigo cy'ishuri abantu n'abantu nyine badashaka kumva ukuri. Ubu usanga kenshi urabaha amakuru ariko tuzaze kuritere se ubundi tuza kuritere ko ntabwo ari ngombwa kujya tuzane ko baza amakuru, kuko biba bivugwa muri kino kigo cyangwa mu kigo runaka. Kugira ubone amakuru meza wirinda guhita ujya face, uramanza ugashaka amakuru ubundi ukaza gufesinga ngaho undi nyuma. Byarangiye batubwira yuko ari ukumubeshyira, atakoze no kosa kandi azi neza icyo stati yihariye igenga abarimu mu Rwanda, amashuri y'incuke, abanza n'ay'ubumenyi ngiro. Icyo avuga cyo ko umwarimu akwiswe n'umuyobozi we cyangwa se umukozi arwanya n'undi, ijyana arabizi neza, namwe ndaje nkibabwire mu kanya. Mu by'ukuri bivuga ngo we yakoze ikintu azi neza ko nikibera hanze y'akazi kiritwa icya sociale, kikaza gukemerwa hanze y'akazi bitaritwa mu kazi. Mahari magambo ni mumbwire bano bayobozi by'amashuri n'abano barimo batwigishiza abana buri munsi, batwitira ku bana. Ese hari umusaruro bazatanga ni mwiza? Mukambwire ngo muratsindisha, kuko ubundi niba muri bigo bitanu mu murenge ukaba mu wa kabiri cyangwa wa mbere, ntabwo kompara ngendeye ku wundi watsinze ku rwego rw'igihugu. Kandi abantu bigisha ni bamwe bize muri kiye cyangwa se muri za universities zitandukanye. Mu yandi magambo byabana byiza mwese muri aya ba mbere. Aho ukibaza impamvu aya makimbirane Dosi ashaka kwita mwarimu ari guhangana n'umuyobozi, umaze guhangana n'umunyeshuri, umunyeshuri ari kwega umuyobozi. Iyo vibe bigera naho umuyobozi ashobora gukwatakwa n'umunyeshuri ngo ntabwo ari kwiga. Kuki ubundi bano banyeshuri batataka abarimu bakataka abayobozi? Ni ukubera ko babona ko abarimu bahari kandi banashoboye, ahubwo abarimu bimwe uburenganzira bwo ko bagomba kubigisha bitewe ko hari byinshi babifungiranye n'ubuyobozi bw'ikigo badashaka yuko abana biga neza.
ni ikibazo cya background hari mbi ya education bafite simbizi, ariko babaganiza bati dufite experience. We don't count experience through years that you have been performing. Ahubwo twivaluwa twebwe experience according to what you do. Tureba experience tugendeye ku byo ukora cyangwa utanga. Ariko kuza umuntu maze mu gihe kirekire muri education imyaka 10, 15, 16 abangaba no bateje ikibazo, usanga ari ku kigo barakijogoroje, usanga abana batiga kubera yuko baratega experience kuruta kurada yuko bita ku bana bagiye kurera cyangwa se ko bayobora. Reka wenda nimba wagize kuri no musozo cyangwa ugeze kano kanya tukiri kumwe tuze kubana mu kindi kiganiro ahangane kuri Tera TV. Nyaboneka mureke twiganire, kwanza narakaye ariko mureke twiganirire. Ariko birababaje kubona umwana wawe waramwishuriye ntiyige kubera ubuyobozi bubi cyangwa se kubera kutita ku bana biturutse ku buyobozi. Niba ari ubwa mbere dukurikiranye kana subscribe ture muri commentaire, reka mbwambe kwifuriza umunsi mukuru mwiza wa Noheli n'umwaka mushyashya. Ahangaha turasangira kimwe cyose. Chat to me, we love you, turagukunda cyane.